uri sorume niwe magara wanjye niwe magara wanjye niwe magara wanjye uri mwiza imbere n'inyuma uri bwiza budashirora ya magara niwe magara niwe magara magara Ça va? MAGARA Series Oui, c'est bon. Amakuru. Yes. Nimugubwe neza mwashyitse mu rugo. Murakoze cyane. Twabakiriza ikize. Igihari niyo yaba amazi nta kibazo. Okay. Kambazanire. Murakoze. Mumfise umeze neza? Sawa. Namwe mumeze neza. Natwe turaho. Ushaka kwitonda cyane. Niko abantu babivuga. Nuko ngo ntabwo ari byo. Umuntu uriye umumenyamo maranye umwanya cyashize igihe. Wowe ubwawe wiyumva gute rero? Kirase. Buri muntu wese rega buri abafite uruhande umuntu atazirwe. Ariko bura nta muntu utitonda. Ya buri muntu wese yitonda ku rwego rw'umugani wawe. Ariko kubona umusore uri mu kigero cyawe witwara gutyo imbere y'abantu ni gakeya. Buriya hari impamvu. Ibintu byose bigira impamvu. Nihangane. Mama mvuye kunywa amazi. Ambo. Ngireheruke. Murakoze cyane. Njye nyine se? Ntabwo byaryoha. Twashoje. None se mwana, Karama. niwo mushyitsi tumaze iminsi twitegura. Niwo mushyitsi tumaze iminsi twitegura. Ya? Bamwita Frank. Nandi nakubwiraga nyine mu rukundo njyewe. Urusanzwe muzi? Hano kumubona muri quartier. Usanzwe muziranye? Mubona? Umwana mujya mubona gutya niyo natembere muri quartier njya nkunda kumubona. Ntabwo nabona nzi ko ari n'uwawe. Mungu wanjye. Hano ntoreka amakanya bakunze. Ihanganire nyine akantu ubonye kashanjoma niko bijya bigenda. Ese shari. Hano ashobora kuba nishimiye ariko. Oya. Nta kibazo cye. Bameze neza ariko. Ndashima Imana. niwe magara wanjye Nza ni njye nyine.
njye nashoje please nukuri mbabarira basi mbabara kano konyine basi oya mbabarira ariko urabizi nyemera mbikubwira ubundi njye banyita niyo-sean ariko inshuti zinyita Sean. Sindi umwana wo mu bakire gusa ndi ikinege ariko ntago ndi umunebwe. Ni gute nisanze ahantu, ni gute ibintu byankomeranye gutya. gusa twagiranye ibihe byiza. Nabonye ubwiza budasunga, nabonye inzobe isobetse ubwiza, nakunze rimwe gusa, ariko nkunda udashoboka. nkugira ku gise Nabura byose ariko simubure. Nabo bakica byose ariko simugire, ariko ndamukunda, ni magara wanjye. cyane byumvika Magara, niwe magara, magara. mengene wabura ukiri Ya jewe ngukina nje hano kuko ubuzuna na gukina. shazi ko mumbe mu Next. Ko mwanze ndicho cyangwa ko umaze kumurakarira kubera ko buri gihe nta mwango ndagiye kumureba. ndamukunda ndamukunda Wese iyo yiye nje mu rugo afata nk'umva nisanze nk'umwana wo mu rugo nyine ntabwo nzi ko inshuti yanjye kandi umuntu nkunda yawe cyane umwana w'inzu ariko nzaza kumusura nzigare ubwo ejo zoba hari cyane tuzosubira kuyikinana ubanza ufata akanya wige wenyine ubanza umenye gukina iyi game ubaze ko mbyutse ndayibyukiraho mbwira rero nzozi kumuraba ryari oya ejo ntawari kuko afite flight yo muri Kenya. Okay. Nzoza Oya yacu. nazo nzakubwira. Nzoca nzoga. Oya ubundi se uzabibesha. Uramukumbuye cyane. Ndamukumbuye cyane. Noneho nzajya ndeka kuza ari wowe wize. Oya. Nawe uzoza urazi.
ariko ubundi ntaheruka hano bapowe bagiharira aheruka bapowe bataragenda bibatse ariko ariko nanjye ndaramuhebye nzamubwira tuzanye hano uze turi kumwe nkaza nkombora mama ubuzima se kabikuteye ariko nawe umura Kiti, karame uriya watekereje ute kunzanira biriya bintu koko? umva mubwire naratangaye inshuti sinari nzi ko zikibaho buriya mukuru wanjye ni kuriya mwari inshuti erega nakumenye kubera we Mukuru wawe yari inshuti yanjye cyane mbese guturuka mu bwana bwe. njyewe buriya najyaga mubwana ariko nawe ibintu uba wabikabije Uziko buriya twajya gutya twajya nko ku ishuri akajya gutya akata irindazi akarikatamo kabiri iryo bamuhaye mu rugo akanzana igice nanjye nkarya ikindi. yesu Mu rugo nimba batetse inyama nkajya gutya baba baduhaye iyanjye bampaye sinyirye harya utwo abandi bagiye bajya nkagenda nkamushyira akira nkabana muhereje nukore njyewe buri uzi ko abantu bajyaga bambwira ngo uriya mukuru wanjye ntidusanga ahubwo niwe musa nkavuga ati ntabyo muzi ni bariya ni inshuti nk'impanga neza benshi neza bari bazi ko turi ndi mwe niko nanjye bajyaga bambwira ngo ubundi ngewe ngo naturutse ngo ndi inzobe ngo kandi yariraburaga nkawe rwose naramukundaga cyane cyane urupfu se ko bigira nabi ku buryo numvise ko yapfuye namaze nk'iminsi nk'ibaye nka kwa kundi ubyara umwana wakumva agize ikibazo ugahita wumva ubaye ukundi kuntu kumva umutima urasimbutswe ni ukuvuga ngo namaze nk'icyumweru nanjye narabirwaye birumvikana uzi ko yajyaga atubwira cya gihe yari arembye ati nimubona ngiye gupfa muzampamagarire mama Nadiyo nzapfa hari bikubitana no kutari uhari rero ariko disi yapfanye agahinda nawe nubwo yagiye uzi gupfa inshuti yawe wari uzi ngo iri aho hafi nashimye naramubaye bigeze aho nshima ko nibura yagiye gupfa akihana mbese akaba undi wundi akumva ko hari n'uwenda yaba yarakoreye ikosa atabizi akamusaba imbabazi azajya mu ijuru nanjye ajya asabira nzamusange yagize iherezo ryiza ntabwo yakwibagirwa mwana banye neza kandi ni ukuri warakoze pe warakoze biriya nazanye se ndabona nta n'icyo nakoze nkurikije ukuntu yahoraga kuvuga abana be noneho bajya bavuga ngo bagiye kwa tante nkavuga isabana yabaye tante oya ni tante ni ukuvuga ngo n'umwe reba n'uriya mukobwa we akijya mu mihango bwa mbere n'igihe yahamagaye yarabimbwiye ngo ntatinye kubwira mama ngo njya kubwira tante yego cyane ndavuga ati ariko mana icyo koze inshuti nk'izo oya ubundi niko byagakwiye yego pe mu buzima niko byagakwiye umuntu niba ari inshuti yawe niko ngo ukamwisanzuraho mu buryo bwose akaba nka murumuna wawe akaba mukuru wawe akaba mbese akaba undi wundi kuri wowe uburyarya bwashi kandi uburyarya bwabaye bwinshi mu bantu warabibonye nta nibanga rikibaho urumva yarazaga akicara akambwira nkicara nkamubwira ku buryo none ubu uraganira n'umudamu wamubwira iki akaba yirukase ngo yakibwiye ngo inshuti ye nayo ikakibwira inshuti ye social media ziri ahangaha rero bikaba byabaye umwana wa mama yarihuse pe yarihuse oya ariko ntugire ntuheranwe n'agahinda cyangwa ngo utekereze yagiye ahantu heza kandi rega niyo nzira ya twese niho tuzajya ngo ni ideni twariye tutazi n'igihe twariririye ngo oya nta deni kuko niko Imana yavuze ko wavuye mu gitaka n'ubundi uzagisubiramo iteka rero tugomba guhora twiteguye nibura ugakora icyaha utigeze utekereza cyangwa ngo upange oya bikakugwirira ugasaba Imana imbabazi uramutse Chris uriya niga nyine wa mutipe mwaburiye Chris yakoze bose ko wari ujya munsi tubonana byari rya mbere babitse nari muhuye ndabyibuka n'ubu mu gatondo usanga inyuma y'amasaha abiri aba ariko aranyandikira arandondesa umuhungu ibintu babaye reka babijya mu kipe umva angezaho
ndamubloke naramublotse naramublotse aca ku yindi nimero yaje naho ntibyovamwo je naheje na Chris simbona n'icyana cyiza simbona se abatipe abakobwa mukunda abatipe bateye ibyo cyane je na Chris vraiment sakunda Chris ni cyiza je ndavye na Chris ubona byonyine byovamwo kukiza sha Chris ni cyiza mwana Chris ni cyiza mukunda abantu sha na Chris sha naho dukunda abantu baterera ibyo ahandi se mwe mumeze mute ndabona umeze neza ubusirimu nyine bukomeje kuba ubusirimu da urabizi ntabwo nakwicara n'ukuri ntimakeye ndi mu rugo mu gitondo mbyuka ahita njya muri uzasaza ryari ariko mama oya mbabwira ntabyo gusaza saza njya hehe mama ariko abagore bose baba bari bameze nkawe pe ni ukuri rwose Imana iguha bimwe ariko ikakwima ibindi umva oya ni ukuri Imana yaraguhaye pe yarampaye se umugabo wanjye tutumvikana tutagize gute ibyo bintu umva ari byo shabuse umugabo rega n'ubundi umuntu mwahuye mukuze urumva mwajya mubura gushwana murashwana ariko nyine bigashira igikuru nyine ni ukumenya uko mubyitwaramo n'abantu bakuru bameze neza bari kwiga wa mukobwa wawe se nati haracyagira ya mipango ye duherutse guhura ndamuyoberwa biriya bintu yasutse n'ibiki afite ibintu abana b'ubu ukabona ukabona nibyo nyine ngo bigezweho barebera ngo ku ma internet akabakubisemo ikintu kigeze aha kongera akakubitamo ibiraha nibyo nabonye izo stress ntaziviramo n'ibibazo mba mfite hariya by'abaturage biruza ahubwo se niba hari ikintu kimpaye amahoro ni ukogosha njya ngenda ntya ibibazo byandenze byo mu murenge nkafungura amazi ngo nkumva umutwe urahoze ubwonko buba bwatogose sinakubwira njye ntabwo nabishobora wabishobora ariko buriya ariko nanjye sinzi ko nabishobora burya ibintu byose ni ukubishyiramo imbaraga nyine ukuntu twicaye tugumye muri ibi nicaye sinigeze kwakira oya babarira akahuzanira amata muri nta kibazo pe oya ahubwo narindi kwihuta nuko nari mvuze nti reka mpace kuko dufite inama mu kanya leta civile yari yaduhamagaye dufite inama rero niyo mpamvu ubona naje nimereye nuko nguko ndashaka mbanze nce mu rugo nyine nce no muri salo njye mu nama nsa neza ahubwo unsuhuriza abana n'umutware wawe ubasuhuze pe urenze irembo tambuka ngo urenze tugende rwose erega uri mwiza Thank you. Harya mu gifaransa bivuga ngo ashante oya merci merci mais ndi igifaransa we not French uri mwiza cyane mwana kandi njye ntabwo narenganya rwose ariko mumubwiye nawe kandi nawe ntabwo nakurenganya uzi impamvu kuba Chris yaba umukobwa mwiza nawe akumva nyine yakwishimira kukugira iwe akumva yakwishimira ko mwahuye kumwe ntabwo namurenganya ariko nawe uzi impamvu nakurenganya nuko nyine Imana yaguhaye ubwo bwiza ntacyo nawe twayirenganya nawe sinarenganya sinakurenganya ngo ndenganye n'Imana ahubwo Imana twayishimye urabizi ko uri mwiza merci beaucoup nyine urabizi urabizi ko uri mwiza wanachombaye ariko wambwiye ko wize nachombaye ariko gushaka Chris aba ari kuntesha umutwe bazi ko ari naho vyura ushaka kumva ko umva ngo naraye neza kandi ngo aho uwa mbere abimbaza urumva niwe wenyine se cyangwa ufite n'abandi baba baguhamagara kenshi oya
basi wowe aba yibaza ko nyine hari donc bahari benshi ugati no reka mpo wa mbere ndabimubaza atuka izotsa ariko je naramubwiye nta umva ntivyo ndacamo ariko ntiyo ushaka kuba uri kumwe na Shani gusa urankunda uzanyibuza nza urankunda uzanyibuza ikinyarwanda turagishobora uvuga ngo you love me so much. okay Huya ndi mu rugo reka turebe aho ngaho inyuma ni akarabero kamara umeze neza hano hakumvira iki umva uretse ho gato ndaza kubikoherereza ka kabido ndaje gatoya sundi biteho nese niko ngo uzuvuga ese rugo nayivuze cyane nese undi urimo ashaka ushaka kumenya umuntu navuganaga nawe bikumarira ikiza ndetse mbimenye byawe nyine byagutwara aha ese si hano bakumvira iki uje hasi hano hatari heza wowe ntabwo hakubereye heza nuko nyine nashaka ko tuganira iki nese biriya byombo byari biri hari ababihanaguye birogeje ko ntabwo bihanaguye wabihanaguye ndaba mbihanagura ryari urabona amasaha atagiye wajya uri kumushiya cyangwa mbese uko mubwiye ko ndi bubihanagure okay ngo mbwira nibyo ndaga ngo tuganire nese nyanje kubaza ese subis konkona aha nena shawo mbwire bya papa kubyande bya papa mama se sari hari wagiye ukamubaza ese urabiyobewe ukuntu urimo urareba ubanze kubaza mama wawe uzo papa wawe ari ninjye uri bumenye aho papa ari mubwire ukuntu bimeze mubwire genda umubaze nese subiza iyo mbwiye mama kunambwira yadusize genda umubaze urimo urenda ngo mubwire ikize mubwire ahantu ari nyine mubwire byose ukuntu byagenze reka mubimisha muca ku ruhande mugira gute sugira ku meza rimwe dusohokera ku meza rimwe mvugana iki na mama se wajya ukamubaza narabivuge ko nawe nabyuze Asimba mbona ari ibintu uri kumisha ujya muri phone bizashira nanjye narabaye byarashire wamba bareba sukanga nta kintu ufite cyo kukubwira sinjya mpaga kukureba na rimwe kanawe kubera iki ufite ubwiza burenze ubwiza buri naturel merci ureba neza byababerekera noneho byagera ku nseko mana yanjye bikira aho n'ukuri nawe wikabye akuze kaneza nakoze andi makuru se Marlene sinzi aho turi kumwe ngufite nkubonera igihe cyose mbishakiye igihe kizageraho numva ko giti cyanjye byakabaye byihuta ariko dutegereje iki buriya nyine isaha n'umunota biba bitaragera buri isaha n'umunota iyo ikintu bigeze niyo myumvire yanjye ariko ikintu kirikora no ndahari ntacyo mbuzi nawe urahari kuki
panga vuba kaba mu nzira. bizaza icy'ingenzi reka tubanze dukundane tube inshuti. Dukundane nawe turakundana ariko ntabwo twari twaba inshuti. banza umenye nanjye mumenye ubundi bizikora. nicyo cy'ingenzi. nese ndajya kuri Papa mama yaragiye. kanshihura none kari watugera muri ngo tugire iki ukwiye kwicara ukabimubwira cyangwa ukamubwira imitwe none sibyo okay genda urwasa urya uretse ko bimera agira impuhwe urire nyine urwarurire naza mubwiye ko hari ikintu ushaka nyine kumubaza wirwaje ariko niho hana ari bukugirire impuhwe ariko nyine nese uduga ibintu waze kumbwira mbere niba urabimbwira byerekeye ko papa sinzi sisubishijwe nabyo pfa nta kintu mbiziho pe mbona ari ikintu ukomeje ntacyo mvaga kugenda nimba ari ibyo nanjye no kukugira inama none shaho nyine ngarika mbanze kubwire none se utajya ureka kuncibura uwo hari ikibimvuze uko nanjye kubaza kuri papa nkuzi ko Nerese nyine mva mubwiye wazaretse tukajya kumusura kazi shuraka pepa tukajya kumusura mba numva udashaka no kunyura twajya ngo papa ntabwo mujya mumukunda ndavuga ajya kunywa amazi birashira nese urimo urareba ngiye nicana ndi njyenyine ariko natari gutekereza ariko n'ubundi kubundi kute we atekereza umuntu muzima watubyaye akaturera akadusiga ntabwo yakabaye ari hano nise siyo mpamvu ndi kubabaza impamvu ni gute se ubundi uyifasha akagiye none kuki ushaka kujya kumuzana nyine mumbwire ukuntu na mama byagenze. afite uruhare rwo kuvuga isundi kube afite n'ishingiro gute yagiye akabaye azaha ahubwo iriya mitwe nakubwiraga ngo ugenda sibyo suri wege niba umushaka kuko njye nta kintu navuga ngo tugende wegenda ntirwaze uryame ndabizi arakugirira umuntu arakubwira kandi araza kutwumva suzi ko nagukunda suzi ko nagukunda iki niyo nama nakujyana nawe ubundi njyewe rwose ntuzongere kubimbwira pe ahubwo wanandangaje utuma nibagirwa kohereza videwo z'abandi urabizi umutima wanjye urimo uradundadunda cyane. I need a hug please. nabireba Baba atari yaraba basi gatoya wambabariye ikindi gihe Marlene please. ikindi gihe Anyway ntacyo igihe nuko nkubonye menye n'umwana wawe kandi ndabyishimiye cyane. yego Yes turi kumwe. So, nari mfite inama urabona amasaha yegereje mwandika nkagenda. urabyemerewe nta kibazo niba wakoze ni sava twishimye kandi twishimiye kukwakira. Urakoze cyane. So, uraza kunsezera ku mwana. yego Se kunyirukana. nenda amasaha abaye menshi Twagize. ndajya ku kazi wawe genda Wambabariye. genda uragira ngo nze kugonga koko imvaho nasinze. genda nyine nose udataha
magara niwe magara